Kaza none kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kuganira nanone ku ndwara ya sinizite ikunze kwibasira abantu benshi, yaba abana yaba bakuru. Birashoboka ko nawe wawe mu rugo haba hari urwaye sinizite, sobanukirwa ibyerekeranye cyangwa se ibijyanye na sinizite ndetse n'imiti ishobora gukoreshwa mu kuyivura. Muri kumwe na Dr Gasongo Patrick, ndakomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu. Ubundi sinizite ni iki? Sinizite ni indwara yo kubyimbagana no gututumba ibinogo by'izuru, byita nazo cavities. Iyi ndwara akenshi iterwa na virusi, gusa sizo zonyine kuko na bagiteri cyangwa se imiyege bishobora gutera infection z'utu dukoko, z'utu dufuka cyangwa se z'izi sinus. Uku kubyimba rero guturuka kuri virusi kenshi na kenshi kugumaho n'ibindi bimenyetso byagiye. Numva ko nyine ari indwara nyine ishobora kumara igihe kinini. Abo bwoko bubiri bwa sinizite, yoroheje ndetse n'ikomeye. Yoroheje n'imara iminsi mike, akenshi iterwa n'ibicurane cyangwa se allergy, naho ikomeye imara hejuru y'ibyumweru 8 cyangwa se ikazajya igenda igaruka mu bihe bitandukanye. Ino ndwara rero ishobora kugaragara yoroheje cyangwa se ikomeye. Ni byiza kubanza kujya kwa muganga ugasuzumwa ukamenya neza impamvu ukaba wavura. Rero bimwe mu bimenyetso biranga sinizite. Buriya rero ni kenshi abantu nyine barwara ibicurane bakabyitiranya na sinizite. Kubera ko ibimenyetso by'izi ndwara bijya gusa kandi byose bijya nko kwataka cyangwa se ahantu hasa. Ibimyira, kubabara umutwe cyangwa se kumva babara mu gihanga kimwe no gufungana. Biranga rero sinizite akenshi ni nk'ibi bikurikira: hari ukugira ibimyira byinshi mu mazuru, gufungana no guhumekera mu mazuru bigoranye, hari ukumva babara mu maso cyane cyane igice cyo munsi y'amaso cyangwa aho imyenge y'amazuru ihurira, hari ukubabara mu gihanga, hari inkorora no kugira umuriro, hari ukubabara amenyo, hari ukumva ufite umunaniro udasanzwe ndetse ukaba wagira n'impumuro mbi mu kanwa birumvikana. Nanone nyine mwakwibaza ati ese sinizite iterwa n'iki? Nk'uko twagiye tuvuga ruguru rero, sinizite iterwa na virusi, ishobora guturuka kuri bagiteri cyangwa se imyege. Abantu benshi bafite ubudahangarwa budakomeye nibo bibasirwa cyane na sinizite ituruka ku myege cyangwa bagiteri. Utu dufuka buriya tubamo umwuka turi ahantu hatandukanye mu gice cy'umutwe. Hari uturi hejuru y'ibitsike ku gice neza giteganye n'ubwonko, hari turi hagati y'amaso aho izuru rifunganira, hari uturi ku matama impande z'amazuru. Ku bantu rero bamwe na bamwe bavuka bafite inenge muri iyi miterere y'utu dufuka twa sinus. Inenge zikunda kugaragara cyane, twavuga kuba utugufa tw'imyenge y'amazuru tudafunguye bihagije, gukura kudasanzwe k'utu dufuka tubamo ururenda, mucus n'utwoya duto dushinzwe kurinda imyanda yakwinjira mu myanya y'ubuhumekero, ibyo bita nazo polyp, kubaho utu dufuka dufungukira ari hato cyane. Sinizite rero ivurwa ite? Iyi ndwara ivurwa bitewe n'ibimenyetso ugaragaza. Kugira ngo ivurwe hagomba kubanza gusuzumwa neza utu dufuka mu mazuru no mu muhogo. Kwa muganga icyo bareba cyane ni ibara ry'udufuka twawe, niba twatukuye, niba uruhu rwa sinus ruri gututumba. Yitegereza kandi mu isura yawe ibara ry'ibimyira usohora n'impumuro yawe. Hari imiti ishobora gukoreshwa, hari antibiyotike zikoreshwa igihe umuganga yamaze kubona ko wowe urwaye sinizite ituruka kuri bagiteri. Iyi miti yo mu bwoko bwa antibiyotike ikoreshwa hagati y'iminsi 7 ku minsi 7 bitewe n'ubwoko bw'umuti wahawe. Ishobora gukoreshwa cyane hari iyo bita amoxicilline, augmente, ciprofloxacin, azithromycin na bactrim. Iyi wenda bamwe murayizi. Icya kabiri, imiti ifungura mu mazuru. Iyi miti akenshi ipozwa mu mazuru, ikoreshwa hagati y'iminsi 3 kugera kuri 7. Imiti yagenewe gufungura inzira y'utu dufuka bityo umwuka ugakomeza gutambuka neza. Mu miti ikoreshwa cyane hari Avamys, oxymetazoline, Momex na Pseudoephedrine cyangwa se Notrivin-nasal. Imiti ishobora gukoreshwa none hari iyo bita antihistamine. Ubu ni ubwoko bw'imiti yagenewe kugabanya kubyimbirwa biturutse kuri allergies zishobora gutera gufungana. Imiti mu gukoreshwa ugomba kuyitondera, abanza ugisha inama aba farumasi cyangwa se umuganga wawe. Mu miti ishobora gukoreshwa hari chlorpheniramine, Desilol n'indi.
Ikindi hari imiti ya antihistamine zivanze n'imiti ifunga mu mazuru. Iyi ni imiti ushobora kwigurira muri farumasi, ariko banza ugishe neza inama ya farumasi cyangwa se muganga mbere yo kuyikoresha, kuko ishobora gutera ururenda ruba muri sinasi kuba rwakomera mu gihe ikoreshejwe nabi. Indi miti izwi nka steroide, iyi nayo ipurizwa mu mazuru. Imiti ariko igomba kwandikwa na muganga, izwiho kurwanya kubyimbirwa no kubyimbura imiyoboro ya sinasi ndetse n'aho ifungukira. Ibi bikaba niyo mpamvu nyamukuru itera sinizite. Ubu bwoko bw'imiti kandi bufasha mu gukaya ururenda no kugabanya utwo dufuka tuba twabaye tunini. Imwe mu miti hari fluticasone, betamethasone. Imiti yose yanze no kubagwa bishobora gukorwa. Ubwo kubagwa niyo option ya nyuma nyine ku muntu urwaye amasinizite. Uko wayenda sinizite yoroheje akenshi ikunda kugenda mu cyumweru cya mbere cyangwa se cya kabiri ufashe imiti neza. Naho ikomeye isaba kureba muganga w'inzobere cyangwa se gufata imiti ivura ibimenyetso biba byagaragaye. Kugira isuku ihagije yaba aho uba cyangwa se ibyo wambara, ukirinda utuntu dutumuka cyangwa se inyamaswa zifite ubwoya. Ikindi ugomba kwita ku isuku y'amazuru yawe, hagahora hatarimo imyanda, no guhita wivuza ibimenyetso mu gihe bije byagufasha kurwanya sinizite ikomeye. Mwari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, mukomeze mukore subscription kuri YouTube channel yacu, tukutsa ko kwirinda sinizite cyangwa se kuyivuza wakabaye ugana muganga wo muri wowe bariya bita muri ENT akagufasha. Bye bye. Ikaze none kuri YouTube channel yacu. Aka kanya tugiye kuganira nanone ku ndwara ya sinizite ikunze kwibasira abantu benshi, yaba abana yaba abakuru. Birashoboka ko nawe mu rugo